Yes, ibihe byiza nanone aho muherereye hose mukomeze mugubwe neza cyane. Bakunzi ba Gisenyi komisiyoneri, uyu munsi twagarutse turi mu kagari ka Buhaza mu karere ka Rubavu, ni mu ntara y'Iburengerazuba, aho tuje kubereka aha hantu mu kibaya dufite ubuso bugera mu gihumbi, ubuso 970 bugurishwa. Aha hantu ni ahantu heza dukurikije uko gahunda ya leta iteye. Murabona iki kibaya cyose, iki ni ikibaya cya Rubavu kiri hino ya UTB. Aha hantu tuje kuhagurisha, haragurishwa amafaranga turaza kubabwira muri video. Nkuko twatangiye tubabwira, aha hantu hafite ubuso 970. Murabona ko n'ibirayi babihahinga mu karere ka Rubavu kandi hafi n'umujyi wa Gisenyi, hari kuzamuka iterambere cyane ku buryo mu myaka 5 iri imbere aha hose araba hatuye, kuko niyo gahunda ya leta. Uko ubutaka bugenda buba bukeya ni nako tugenda twegera ruguru cyane y'umujyi. Niyo mpamvu tuzanye ubuso tuje kubugurisha kuri miliyoni 22 z'amanyarwanda. Nabereke urukuta rw'iyi nzu, uru rukuta aho rugarukiye haruguru ni naho ubu buso bw'iki kibanza bugarukira. Noneho reka tujyane na kameramani tugere mu aho nanone bugarukiye kugira ngo muzaze muje aho tugiye. Dore uyu muhanda, reka banze mbereke uyu muhanda. Uyu muhanda uramanuka ukagera kwa Kaje Guhakwa. Abantu bazi kwa Kaje Guhakwa neza, aho yaratuye ugerayo niho uzamukira iruhande rw'iyo pariseri ya Kaje Guhakwa. Hanyuma umuhanda urakomeza ukagera kuri Chapelle. Iyo Chapelle ni amashuri y'abana ari muri aka karere hafi neza na UTB. Niyo mpamvu n'iterambere riri kuzamuka cyane, kuko ahantu hari ibikorwa remezo nk'amashuri n'ibitaro, n'ubundi iterambere ntiryabura kuzamuka cyane. Yes, aha hantu ni hanini, hafite ubuso 970. Twagabamo ibibanza bibiri bigakunda, tugasigamo n'umuhanda ugabanya ibyo bibanza. Wino mu bambere uzana miliyoni 22, duhamagare kuri 078 308 Ibi bikorwa byacu mwabibona ku mbuga zikurikira: hari Gisenyi komisiyoneri hano kuri YouTube, ndetse na TikTok ni Gisenyi Real Estate. Kire aho muherereye hose turabakunda cyane kandi tubifuriza guhirwa. Ibikorwa byanyu n'ibikorwa byacu. Mugira ibihe byiza, turabakunda cyane.